Gisa Steven Nsengiyumva arakoze cyane naho mu karere ka Kayonza aho abaturage bo mu murenge wa Kabare baragaragaza ikibazo cy'uko imiterere y'uyu murenge ngo ituma basana bahejwe ku nzego zishinzwe umutekano n'urwego rwo kugenza ibyaha nka RIB ndetse na polisi kuko ngo abakeneye izi service zabo bisaba ko bakora urugendo rutari ruto bazigana abandi bakiyambaza utundi turere nka Kirehe baturanye nabwo bagasabwa kujya mu karere kabo ibyo bavuga ko ngo bihetse imvune ndetse bikaba bibagiraho ingaruka zirimo kuba hari ibyaha bitagera mu butabera bituma n'ababyijandikamo biyongera kuko baba bavuga ko nawe bibabaza kenshi ikibazo kinagaragazwa n'ubuyobozi bw'uyu murenge wa Kabare nk'uko babiganirije Didier Hategekimana ku buryo burambuye. Ishami rya polisi ntabwo rihari ariko bibaye byiza rikahaba hari icyo byakongera ku mutekano. Hari igihe ugira ikibazo watekereza ukuntu uri butege moto ukajya ndego ukabona utari bwajye ikibazo ugapfana nacyo. Dushaka nyine icyo kigo natwe tubona ikigo hafi yacu ibyangiritse bikurikiranwe n'undi bakeka bamufata ataracika. Abaturage bo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Kabare nibo bagaragaza ibibazo bahura nabyo by'ibyaha bitandukanye bibera muri uyu murenge bidakemurwa neza cyangwa ngo bikemurirwe ku gihe ku mpamvu z'uko urwego rwa polisi ndetse na RIB bitabegereye dore ko iyo bagiye gutanga ikirego bibasaba gukora ibirometero bajya mu murenge wa Ndego. Uyu murenge ukaba bari kure abandi nabo bakajya mu kandi karere gutangayo ibirego. Iyo havutse nk'umutekano nk'abantu hari uburyo barwana, iyo habonetse aho bitabaza bakabafasha bagahamagara imbaraga zo hejuru, hari ikintu cyiyongera amakuru tuko basuzugura polisi cyangwa se n'abajura bakagabanyuka. Dushaka nyine icyo kigo natwe tubona ikigo hafi yacu ibyangiritse bikurikiranwe n'undi bakeka bamufata ataracika. Aba baturage kandi bagaragaza ko hari ibirego akenshi bidakemurwa neza ndetse ngo n'ingaruka zabyo zikagenda zikura buri munsi nk'ubujura n'ibindi bigatizwa umurindi nuko abakora ibi kenshi badahanwa bitewe nuko izi nzego zakababaye hafi zibari kure. Impamvu hano hari ubujura bukomeye, hari ubujura bw'ibitoki, hari ubujura bw'amatungo, hari n'amabandi yo kumena cyane cyane abiba ku masambu. Ifite ingurube igeze muri 60-70 ndetse nsanga bayitwaye, ariko icyo bakora nk'abajura bafashwe barabajyana bakagaruka akakubwira ngo ntacyo byari bikugejejeho kuba twagiye tukagaruka. Nta mpamvu bavuga ngo ngewe ibintu byanjye byononekaye nurangiza abayobozi ntibabishyiremo imbaraga ukabona babiciye amazi kuko nta nicyo bivuze. Muke ubwo butabazi bushobora gutinda kuboneka, hari urugendo rurerure rusaba n'amatike kuri moto, iyo bibaye ngombwa biratinda kutugeraho kuko urugero wenda nk'umugabo akubiswe kugira ngo uhite ugerayo vuba biragorana. Usibye urwego rutabatabarira ku gihe kandi hari bamwe banga kugana izi nzego igihe bakorewe urugomo kubera ko basanga bibasaba ko bakoresha amatike arenze kugira ngo bagane izi nzego, ibi bikajyana n'uburyo basiragizwa bamwe bagahitamo kubireka ari byo baheraho basaba ko izi nzego zabegerezwa byibura hakabaho sitasiyo ya polisi ndetse na RIB kugira ngo boroherwe. Ariko bibaye byiza rikahaba hari icyo byakongera ku mutekano. Hari igihe ugira ikibazo watekereza ukuntu uri butege moto ukajya ndego ukabona utari bwajye ikibazo ugapfana nacyo, ukemera ukavuga ati nose ko ntaya moto mfite ubundi ndagerayo gute, ese ndagenda n'amaguru, ubwo ikibazo ufite kikaba kirarangiye bitewe n'iki n'ubukene. Dushaka nyine icyo kigo natwe tubona ikigo hafi yacu ibyangiritse bikurikiranwe n'undi bakeka bamufata ataracika. Ubugenzacyaha ntabwo bwabura ariko bwatinda biturutse nuko bitewe nuko ahantu ari kure. Icyo dusaba rero nuko bwatwegera, wahura n'akabazo ugahita ukaraba vuba vuba ugahita wihuta ugahita ugera. Hari igihe ugira n'umujinya noneho wamara kuwugira bitewe nuko ari kure ukavuga ati se mbigenze ntugapfiramo ukavuga ati nakundi nabigenza. Twagerageje kuvugisha urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ku cyifuzo cy'aba baturage ntibyadukundira.
yewe n'ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza ngo tumenye icyo bateganyiriza aba baturage nabo ntibyadukundira igihe bagira icyo batangaza tukazabigarukaho mu makuru yacu taha. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Kabare twabashije kubonana nabo bemeza ko izi nzego ziri kure ndetse ko bigora abaturage cyane. Iki cyifuzo banagitanze bagasubizwa ko hari ikirimo gutekerezwa mu gukemura iki kibazo. N'ubundi umurenge wa Kabare si wo wonyine bakivuga, hari police station irimo itekerezwa yuko ushobora kuza hano mu murenge wacu wa Kabare, iri mu nyigo kandi hari icyizere tubona bifite. Ntekereza ko nitumara kuyibona kuko ntayo tugira tuyifatanya na ndego, nitumara kuyibona ndumva ishobora kuzorohereza izorohereza umurenge wose wa Kabare muri rusange. Kirehe barabivuga gutyo, Gitara naho ni kure nuko bimeze, Rukunda nuko bimeze, Cyarubare nuko bimeze, ariko irimo itegura. Ubusanzwe mu karere ka Kayonza ahenshi usanga imirenge ibiri isangiye sitasiyo ya RIB na polisi, ariko bamwe bikababera imbogamizi ku mpamvu z'uko urugendo ari rurerure, dore ko usanga bakoresha amafaranga atari make kuri moto ndetse n'amasaha atari munsi ya 3 ku banyamaguru. Bimwe mu byaha bikunze kugaragara harimo ubugomo, ubujura ndetse n'abisha ubuyobozi bagakora inzoga z'inkorano, tutibagiwe n'ibindi bitandukanye. Didier Hategekimana, ATV mu karere ka Kayonza.